Station nagize ngeze mu ndege nkabona abantu batangiye kuzana ibyo kurya ndavuga niwibuke ko amafaranga nashiriwe nta mafaranga mfite ukagira ngo nibarishyura avuga se nabanyishyuza n'ibiryo n'imbirya naje niyirije bro geragera ndise wanze kurya nanze kurya bakajya babibuka babwira ati batanyishyuza oh my god oba ndimo bwamera ngeze mu ndege so icyo nakoze ntangira gutigita kutuzi gukora muri cafeteria koza ibyombo gukora bro asigaye iyo sama ntangira gutigita gukata ibyatsi n'aba Mexicans ntangira gukora amafaranga ndatebo ajya nkata ibyatsi niyo dukata mayards mu bihumbi 2022 nibwo narongoye umugore wanjye yitwa Diane Uwase a beautiful queen Uwase the queen wow abazungu rero bumva ko mu mwirabura wese azi kubyina cyabose ko ntabura ntago nzi kubyina ariko warabikubye no njya bintu byo muri chorale se ari muri secondaire drama team drama team yo yatuze n'agakiza bagata bakakaba tukarepeta afungura amaboko gatafunga aratuyambi exactly tuzagenda Yerusalemu tukagira dute niyo chorale nakora mfata icyemezo cyo kwiga railroad engineering baje ari company nakoreye yitwa Union Pacific Railroad niyo ya kabiri muri Amerika muri ya railroad ndayibona hano hose urayibona hano hose ya kabiri ni yitwa indi ni yitwa BNSF so baje kurekrita muri aho nigaga bachelors bakoze presentation baravuga ngo economy ya Amerika irunninga lembika bivuga mu cyongereza the economy of America runs on a backbone of a railroad bisobanuye iki ngezeyo abashiti banjye bari abanya Ethiopia twigana muri engineering ntangira kunywa amashisha ntangira kudaga byabinzi kwa ntangira ku numurengwe uratuje none utagiye kuryoshya aho niho ntangiye kuryoshya ni nubwo bwa mbere namwe ku nzoga kuva wavuga no kuva navuka kera turi abana mu rugo bajya gacuruza za kanyanga n'ibiki umuntu akanywaho tari byo gusaid hey you can live this lifestyle as well ntago tubyigumanira kambara impeta y'ibihumbi 100 bro ariko ongera yinkizo no bikomeze wabona imaye n'umugisha ngaho nsengera gifite senga mfasha ibihumbi 100 nsengera nk'umukozi w'Imana nsengera mfasha ibihumbi 100 by'idolari nabo mushyiremo nabo uke ko nkora 8 to 5 ndum full time engineer 5 to 9 pm I'm learning a new skill ndimo ndiga finance icyatumye njya muri finance niki maze imyaka 16 muri Amerika ariko nkakora amafaranga at the end of the month nkibaza arajya hehe kandi muri engineering ngo menshi I was making good money tungana abantu bakiri bato niba uri mu kazi ntunyurwe n'umushahara gusa ndababwira ngiye in principe ngira 8 to 5 mu gitondo saa 2 za mu gitondo kujya saa 11 z'umugoroba genda ukora undi muntu saa 11 z'umugoroba kujya saa 3 z'ijoro ubaka business yawe so nuko nguko navuye muri railroad ubu ngubu nkorera state ya California sorry na mpuzana Clarisse umuhongerwa team Lumiere Clarisse muhongerwa that's right twagiranye ikiganiro cyahinduye ubuzima bw'abantu benshi by the way afite ikiganiro nakoranye na Clarisse muhongerwa kiriho no hano kuri channel nabo kibaza kiri na Lumiere yego cyahinduye abantu benshi uburyo babonaga nimero yanjye ni 708 400 1217 turongera tuyisubiremo yeah ongera yisubiremo nimero yanjye ni Check 1 2. They got it going on, homie. Let's do this. Man, ntega indege ndaza nta orientation nagize ngeze mu ndege nkabona abantu batangiye kuzana ibyo kurya ndavuga niwibuke ko amafaranga nashiriwe nta mafaranga mfite ukagira ngo nibarishyura avuga se nabanyishyuza n'ibiryo n'imbirya naje niyirije bro geragera ndise wanze kurya nanze kurya bakajya babibuka babwira ati batanyishyuza oh my god oba ndimo bwamera ngeze mu ndege aya yose inzara ariko urumva njye narimenyereye ibintu byo kwiriza by'abarokore twajyaga twiyiriza so ndaza ngera muri DC ntariye so ngezeyo DC niyo port of entry ninjiriyemo biba ngombwa ko ngomba guhamagara nde ishuri ikigo nigagaho kugira baze kumfata wa mama Anita ntiru umuntu telefone wanije telefone nkamagara yumvisha accent aharavuga you're not calling in Africa are you ambaza ngo ntago ugiye guhamagara muri Afrika nabwira nongeye guhamagara muri Oklahoma mpamagara ikigo amafaranga nafite yo gushyira muri public telefone ngo mpamagara ishuri ntiru umuntu telefone araduhurira muri Oklahoma urumva nanjye muri DC mfite indi ndege imujyana muri Oklahoma City amasaha 3 tuvuye aho twigaga umugore yaraje n'abana be baramfata
itariki ya mbere z'ukwa mbere byibuka nahagurutse itariki 31 z'ukwa 12 2009 ninjira muri Amerika itariki ya mbere z'ukwa mbere 2010 bonane nari mu kirere bonane nari mu kirere bamfata banjyana mu kigo jya muri dome ndabyibuka bamfashe tuvuye kuri airport ngimanura ikirahuri snow yari yaguye numvaga ndi kurota bro nkora hanze mu snow ingwaho ndavuga nageze muri Amerika nahageze tugeze mu kigo wibuke nta n'urupfumuye mfite banjyana muri dome nsasa twadushuka anti yanguriye nangira kwiryamira mu kigo nahageze habura icyumweru ngo ishuri ritangire ubwo uribaza uti nabagaho Anita uwo mumama wanyinkundiye yarazaga buri munsi akamfata tukajya kurya muri McDonald's anyishimiye cyane yuko akunda umushyitsi twamaze icyumweru ndya McD's McDonald's ubwa mbere ndiye burger bro ndayisokoza icyumweru cyose ishuri riratangira struggle none iratangira natangiye muri community college nta mafaranga y'ishuri mfite icyo cyabaye muri Amerika ntago bambuzaga bakubuza kuregisteringa Rugema kuko yari yaraje kuri scholarship yanyoreje amafaranga ya registration $100 yanyoreje $100 ndayishyura ndarogistira njya muri class naryamaga nijoro sinsinzire ko naribazaga se amafaranga y'ishuri nzishyura iki aryama ngatekereza saa 9 ntangira gushakisha utuzi muri kuri campus kuko abanyeshuri international students ntago tuba twemerewe kugira gute gukora hanze y'ikigo so icyo nakoze ntangira gutigita kutuzi gukora muri cafeteria koza ibyombo gukora ama burgers gukora ama sandwiches gusavinga breakfast mu gitondo ku kazi ku ishuri ako niko kazi kanje ka mbere ku ishuri baguhemba ngahe $7 n'igice ku isaha kandi ntago twemerewe gukora $7 amasaha arenze 20 mu kigo mu cyumweru urumva ayo mafaranga ntago yari kwishyura school fees gusa amahirwe nagize kubera ko iryo shuri ryari mu cyaro twishyuraga ibyo bita in state tuition twishyura nk'abanyamerika yari taramenyekana yaranga ubwo ndayibuka se wogacwa we gusa ntago yari menshi kandi ntago urishyura ntago ndishyura urumva na dome sinyishyura so mbonye akazi muri cafeteria icyo nakoze na cancelinze ibyo bita meal plan kugira ntishyure ibiryo kubera ko ndi umukozi muri cafeteria namara guti shift yanjye nkabisokoza natwara naga sandwich muri marete aze ntongera gufigaringa out ubuzima nuko nguko natangiye ndangije amasaha yose nyamarayo na making is really yuko nta saha ubwo nyuma yaho nkakora tutoring kwigisha abandi banyeshuri batabasha batsindwa mu ishuri barabiduhemberaga amasaha 20 still abiyanga tuition yanga kugera so icyo nabakoze mu Rwanda icyo genda byibuka byari muri spring nanditse uwo mumama yajyaga akunda kumpamagara gahenga out nkajya niwe kuri iyo campus abantu bose barankundaga najyaga hari dufite ministry kuri church najyayo nkasenga menyana n'abazungu karaga small town buri muntu yaranzi Bosco nabaye umustar muri ako karitsiye I don't know why gusangira nuko nasenganaga n'abazungu abandi birabura ntago bitaga ku bintu byo gusenga suko byagenze karakago gatoya buri n'aba faculty banzi umugore wa president wa college nawe yaranze buri muntu wese yaranze ortebgo bakajya bantumira kambwira ati ngwino tuganire nkunda kuganira nawe iyo tuganira ijambo ry'Imana nkumva nyino nibyo nibwo buzima nibereyeho muri Oklahoma igihembwe cya mbere so ntangira kujya mbwira abarimu ko mfite financial struggles bajye so bari bataragusaba minerivare kugeza icyo gihe cyose muri Amerika ntago bagutegera ku gihembwe gikurikiraho ntago warogistira utararangiza gukiraringa umwenda icyo nakoze hari ama classes nakoze examen ndayatsinda bakajya bayanshyira nkaho nayize kuko mu Rwanda twize math physique hari ibintu batwishaga bya college hano za trigonometry za algebra nkabwi ibintu narabyize bati okay kora ikizamini nkabitsinda bagata bashyira nkaho iyo class nayize ubwo amafaranga akaba nka savinga ku mafaranga nuko nguko na figuring out kabisa igihembwe cya mbere kirangiye kwa dufaranga nakoraga muri cafeteria byose ndishyura amafaranga yanga kuzura so Rugema yaramfashije amafaranga mu gihe iyo sama yazaga hari amafaranga leta yabaherezaga yo gukoresha muri sama arayigomwa arayampereza twishyura igihembwe cya mbere kuko haburagaho make so Rugema arakwishyurira minerivare so abo wumvisha inshuti he's my best friend you know
niyo nshuti kabisa so nuko twishyuye rugema ndagushaka ngomba kugushaka kureba nka kwimagina nka gutekereza nuko twishyuye igihembwe cya mbere ubwo samiraje bora abanyeshuri iyo mufunze barataha kuko njye mba kuri campus si cyabaye mburaho kujya nifite aho kujya kuko amagahunda nari mfite nashaka gukora ya mezi 3 ya sama y'ikiruhuko mvuga reka nkore ku dufaranga under table ishuri zatangire nibura harana maze kugeza kandi uyakoresha mu kwishyura minerivare nyakoresha minerivare nuko nguko ikigo mburaho kuba rero so ukuntu byagenza hahanu dusengera buri wa gatatu tugira amateraniro kuri campus hari umuntu wagombaga gusigara muri iyo nzu dusengeramo kugira ngo ayicunge muri ayo mezi 3 ubwo ndavuga njo unshobora kuhaba cunga iyo nzu n'ibyo ngiye kubyapurayinga baranyangira ngo ntago uvuga icyongereza mbese communication yanjye ntago ari imeze neza ariko barangije igihembwe kirangiye iyo ministry bakora inama isoza igihembwe baravuga ngo hari umuntu mu bihumbi 2008 umukecuru bakunda abanyamerika bajya batanga donations ya donatinze amadolari 500 avuga ngo amafaranga azajye ku munyeshuri ufasha abandi banyeshuri spiritually mu buryo bw'umwuka kandi uba muri literaniro baravuga ngo aya mafaranga ngo ariko umunyeshuri agomba kuba afite financial need ufite ikibazo cy'amafaranga babirebye amafaranga yari amaze imyaka 2 yicaye aho ngaho icyo gihembwe bakirangiye bahita bavuga ngo aya mafaranga tuyahereze Bosco sinigeze nyapplyinga bazungu bayampaye ntanyishyura summer housing aho ngomba kuba bro asigaye iyo summer ntangira gutigita gukata ibyatsi n'aba Mexicans ntangira gukora amafaranga ndatebo ajya nkati ibyatsi niyo aradukata mayards baraza kumfataga mu gitondo ubwo naratangiye gukora ama connection nshakisha ibiraka byo mu biruhuko nkorera amafaranga sasa kugira ngo nzabashe kwishyura igihembwe gikurikiyeho so icyo gihembwe kiri sama turimo hagati umugore wa president w'iyo campus arampamagara ambye tuganire ati nkunda kuganira nawe mu buryo bw'umwuka unyigiza numva nyegera Imana iyo tuganira naho nyange nyine nta nshuti nagiraga zindi nitera story nawe arambaza akabazo ati Bosco can you sing bintu biri random gutyo shoba uzi kuririmba ndabwira naribaga muri korari muri secondaire rero iki kiza cyo gusikizwa no kuririmba muri korari mwabana mwe mujye muririmba muri korari mujye mukora umurimo w'Imana ndavuga yego naribaga muri korari none se uzi kubyina nabaga muri bande muri lycée de Kigali aratungurwa wow abazungu rero bumva ko mu rumwirabura wese azi kubyina Bosco ntabura ntago nzi kubyina ariko warabikubye no njya bintu byo muri korari se ari muri secondaire drama team yatuze n'agakiza bagata bakakaba tukarepeta afungura amaboko gatifunga aratuyambi exactly tuzagenda Yerusalemu tukagira dute niyo korari nakoraga tuzagenda Yerusalemu kubyina twakora twadupa tubiri gutya na gutya natse ntabwo narimbaga muri korari wari kwavuga ko nakinira muri za good guys na bad boys arambwira okay ahita afata telefone ahamagara choir director w'ikigo aramubaza ngo ufite umwanya kuri team yawe arambwira ngo nsiga nkeneye abanyeshuri 20 mfite 19 nsigaye ku mwanya wa nyuma abazungu banyitaga Basco bura abazungu hari ukuntu bavuga ngo ni stop Basco arambwira okay you know what I'm sending Basco your way nuko yabwiye choir director ngeze muri choir director atambwira Bosco can you join the team ndambwira ahita nkubitamo muri team ntago bigeze bankoresha repertoire cyangwa ngo try out ngo barebe ko nzi kuririmba yari umwanya wa nyuma bahita bancomekamo bancometsemo guess what yahise binyishyura tuition and books what minervare ya university yes tuition na books ibitabo birahenda muri Amerika bya college tuition n'ibitabo nuko ngo byishyuwe imyaka wari usigaraye imyaka nari nsigaye kuri iyo campus bachelor degree wapi niyo bita associate degree imyaka 2 ya mbere muri community college wari waje uri muri gibiki icyo gihe mu myaka buriya muri Amerika hose imyaka 2 ya mbere tuyimara twese twiga ibintu bimwe general studies twiga za calculus twiga za biology za speech twiga Spanish twese waba wiga Harvard waba wiga mu mwaka wa mbere mwiga icyongereza imibare nibyo social studies political studies sociology twese twiga ibintu bimwe
utaragira muri major twiga imyaka ya mbere muri community college niko bigenda ebana community college bari imyaka 2 nge nayize umwaka umwe n'igice wera ya ma classes natsindaga yantumye ndangiza igihembwe ahead tuition and books covered ikintu nahise nkora nahise cancel wibuke ko na canceling the meal plan ntago nishyura ibiryo na dom nahise nyi canceling njya gukodesha hanze ya campus hanze ya campus nyuma yaho haje undi munyarwanda unsangayo tukajya tubana muri iyo nzu umuntu yatwakodesha icyumba mu nzu y'umuntu kubera byari bihendutse kurusha kuba kuri campus nuko nguko ubuzima bwatangiye kugenda bubalancing. Reka tunyaruke kugira ngo iminota itaza kutujyana hanyuma uzamuka uduhe iyo haso yaho ngaho ariko ugenda ujye duciramo utubwe n'izo story zikomeye zabayeho tujye no winjiye muri engineering. So urumva ngeze mu gihembwe cyanjye cya nyuma iyo sama ya mbere nigiriye inama nayo nkene gukora hanze y'ikigo icyo nakoze nanditse nahimbye story ndavuga ngo mu Rwanda hari ibyo bita foot and mouth disease ari byo bita uburenge yuko ko data ari umworozi uburenge ngo babwita foot and mouth disease foot and mouth uburenge bufata mu binono by'inka no ku munwa n'ururimi niko bayita foot and mouth disease ubwo buvuze uburenge sha mu cyongereza aborozi barabizi nandika story yuko mu Rwanda hari uburenge iyo hari uburenge muzi ko babigenza badushyira muri quarantine ntago twemere kujyana inka mu bikomera n'amata na murayamena njyandika lettre ntari papa MITALI senior wayanditse wa mugore Anita international student advisor yajya kundaga kuntuma ama mails yiwe muri mailbox nandika lettre ntumye ama mail ndagenda nayo nyicomekamo nk'ari MITALI wayanditse my dad nandika mvuga ngo umunyeshuri umwana wanjye twagize ikibazo mu Rwanda hari uburenge ntago twemere kugurisha amata n'inka kandi niyo aho niho hava amafaranga yanjye mwamfasha umwana wanjye akayemererwa gukora hanze y'ikigo kugira ngo akomeze kubaho nanjye nzagera wenda niba dufungurira ntangire komeza kumufasha kuko biye ntagiye najye ajya mfasha urumva ubwo bwiwe none ubwenge n'ubucakura buri maho ngaho birarenze iyo lettre yindi level nyanditse njyana mu malettre umugore ari bosomye mbona baye emotional your dad sent me a letter nigira nyoni nyinshi urigira ndikanga what ndabwira ndamubeshye ndibuka mbaza adresse yawe kumbe yashaka kwandikira lettre ngo yanyandikiye aravuga iki se ngo mu Rwanda did you know ko hari uburenge ntiwapi ntabyo narinzi nigi ndatangara wow ari no atambwira ya papa wawe kigaragara nta mafaranga afite yo kukwishyukoherereza kubera bafunze amasoko y'amata n'inka ndashaka ko wandika indi lettre nawe usaba gukora hanze y'ikigo noneho nanjye nandika lettre ya recommendation mbyohereze muri Homeland Department of Homeland Security baguhereza work permit babita hardship nuko nguko nabonye work permit nkiri mu wa mbere ubundi ubona work permit urangije ishuri ibyo bita OPT ari uko nabwo ibigo bigukeneye mu by'akazi murajya muri Amerika ujye gushaka akazi ubundi uhita utaha wanze arabase wangu mbita imyaka 2 ya hardship bro ikintu nakoze atangiye kujya gukora hanze y'ikigo narakora mu buryo bw'akazi nyakazi byemewe mu kigo y'amasaha 20 nkayafunika nimugoroba saa 12 nanafashe shift ahantu bica inkoko muri chicken plant ruba muri sama nakataga ibyatsi muri mu masaha y'akazi y'ishuri nkiga nkakora na bya bindi byo muri cafeteria no gututoringa nta mwanya nari mfite nimugoroba saa 12 nka clockinga in muri chicken plant quick inkoko kwa hantu bikiri inkoko ubukora muri freezer frigo nambaraga amapantaro nk'atanu ariko nakora saa 12 nkataha saa 7 z'ijoro saa 12 nabaga nageze muri cafeteria ndimo gukora ama sandwich na breakfast. That was my life. Ndi mu kubaga inkoko utebwo bro ngende mubi ariko namaze umwaka ntarya inkoko kubera
no na psychology icyo kintu wikibwira binyibukije udustori tw'abantu bajya bama bitewe n'abantu bakora muri Amerika hari umushuti wanjye wambwiye yakoraga mu ruganda rukora shokora akajya zirya kurya ibiryo yaga shokora mu buzima bwe abantu mutaba hanze mugira ama experience yo gukora mu nganda cyangwa mu mahoya house cyangwa mu mahoteli twaciye mu buzima bwo ndabyibuka narangizaga shift kubera muri ndabyibuka nozaga inyama kwa kundi bamaze kuzibaga ukoresha ibyo bita water gun niya ubufashe nk'imbona nka pistoli ariko ari water pressure iyo nayo giremereye byataga nari umupete mfite imyaka 21 I was young akora amasaha shift yose noza yo machine narangiza akazi intoki ntabasha kuzirambura gutya sicyo nagena nkazishyira muri bougie batwitse wax batwitse imeze nk'amazi karambuka nkatsi imodoka ruti nkataha harya amasaha makeya igitoro saa 12 nkabangeze muri shift mu ishuri ngiye ntago nakurikiraga mu ishuri nabaga afite ibitotsi na recordingaga bari nkaryama muri class nuko nguko naciye imyaka 2 yanjye ya college ndangije guess what ndangije mfite GPA ya 4.0 natsindaga nabaga mfite ane kurane Mvuga uzi ko tuzi icyo bivuze 4.0 muri Amerika barafata kurane niyo bafatiraho ane hari ukuntu babikondensinga wabonye 70 wabonye A cyangwa C cyangwa 90 bakayabara bagavuga byose hamwe iyo wujuje nane kurane so narangije mfite ane kurane narangije icyo na associate degree narangije mfite ibyo bita pre-secondary education nk'umuntu uzajya kwigisha kuba umwarimu ariko iyo degree kuba nyifite byampesheje hari nasa na applying a scholarship kuri aha niho ngiye gukora transfer njya muri bachelors now navuye Oklahoma na applying muri 4-year college muri Jackson State mbona scholarship ya full scholarship full ride ubwo kuvuga byose ari ibiryo ari dom ari ibitabo byose ubikesheje nafite amanota meza no muri campus nari mu international student twagiraga aka club nkaba secretary byo bita extracurricular activities nari active ibyo byose bimpesha scholarship of course based on merit ari byo kuvuga watsinze neza no kuba uri umuntu ukora izindi activity mu kigo atari umuntu just wiga amashuri gusa so kuri resume yanjye byari bimeze bien mpita mbona full scholarship njya Jackson State kuko bachelors bari imyaka 4 imyaka 2 muri associate ugafata imyaka 2 urimo kwiga major yawe ukagraduating a bachelors nuko nguko nabonye full ride kuri Jackson State nkora transfer ungeze kwiga muri major rero ya civil engineer man waciye mu rugendo rukomeye ariko n'urugendo ruri mu butwari sinzi niba hari abana badukurikiye hari abana baza kwiga hano bari international ugasanga bigire mu madroge bigire mu nzoga ama depression n'ibiki ariko uva umuntu uza kwiga adafite na minerval noneho adafite nayo kubaho adafite nayo kurya ugaca mu nkoko ukazibaga ugabyuka ukajya gukora muri cafeteria ibiryo utari burye amaki ariko n'amasomo aziko agomba kuyatsinda nabyo byanatumye abona full scholarship yaje gutuma abo mu engineer hari n'ibindi byinshi yatubwiraho wenda mbere gato yuko umbwira ku bya finance uko sinzi nimba wakihuta ukambwira mu bigo wakozemo wirukanka noneho uyitunzana kuri finance kugira ngo ubu buzima butangiye koroha uhabwa bworoshye ntabwo nshaka tujye muri stories cyane kugira ngo time itabandende ha zindi struggles ndabyibuka ndi kuri highway njya mva Oklahoma njya Mississippi nari ndushiye bya atari umva namaze imyaka 2 yana nta kuruhuka ndabyibuka turi kuri freeway highway kuri nafunguye ikirahuri ya work permit yari kiri valid umwaka yari kiri valid umwaka wose fungura ikirahuri nyinaga hanze turikomereza sinzi aho yatakaye uzi kujugunye cyangombwa cyo gukora hanze y'ikigo wari ubizi ko ari kijugunye se abikijugunye intentionally kubera I was tired now nta mpamvu mfite kujya gukora hanze y'ikigo scholarship ndayifite n'ubundi umwaka uzajya kurangira itakiri valid yari expirinze unankeneye se gufocusinga ku masomo yanjye so navuga ati icyatumaga nkora narayindaze kujya ntazagira temptation ngo ninjye kujya gukora za McDonald's nahaye hose ikintu gikomeye ndavuga ngiye nzajya nikora kuri campus nkore tutoring amafaranga nkeneye no kugura telefone kugira n'iminota yo guhamagara nta kindi no kugura tike yo kujya muri Christmas nitahire mu Rwanda ngiye natahaga buri Christmas natahaga mu rugo
so ngeze Mississippi mwibuke full ride abashuti banje ninjye munyarwanda nanone nari wa kabiri wagiye kwiga kuri iki kigo nizeho muri Jackson State Oklahoma munyarwanda wahambanje wa mbere nyuma yanjye hamaze graduating abanyarwanda barenga 15 kuri iyo college because nagiye sharing amakuru icyo abanyarwanda bayoboka iryo shuri njya Mississippi ufite wanjye wundi aza nkurikiye naho abanyarwanda bamaze graduating ni nka 3 wenda cyangwa 4 maybe Jackson State ngezeyo abashiti banjye bari abanya Ethiopia twigana muri engineering ntangira kunywa amashisha ntangira kudaga byabinzi kwa ntangira ku numurengwe uratuje none utangiye kuryoshya aho niho ntangiye kuryoshya ni nubwo bwa mbere nanyweye ku nzoga kuva wavuga no kuva navuka kera turi abana mu rugo bajya gacuruza za kanyanga n'ibiki umuntu akanywaho tari byo gusinda ariko byo bimwe byo kuryoshya bya pati no gusinda ugasinda gutwika bro nibwo nanyweye ku nzoga bwa mbere byibuka narasinze ndaruka merafo ngira hangover ariko ubwo nari ntangiye gutestinga kuri freedom yabindi byo gukizwa mbivaho ebana ndadamarara tu ntangiye kujya nisohokera ninjye kurya abantu umugore warabimubwiye story arayizi ntabwo nshaka gusenyera for sure yeah you good ntangira kujya sohoka n'aba baby that's how it goes freedom yebo y'abajene smoking I smoked everything twavuga nibwo bwa mbere utangiye kujya mu bakobwa kundana n'abakobwa gusohokana nabo abashuti banjye drinking, party, smoking, all that stuff. Ntangira kugira freedom. Smoking like a weed. Smoking cigarette, weed, everything. I've smoked everything. Wow. Yeah. Ariko nkakora inshingano zanjye nkiga nkatsinda kubera ko iyo watsindwaga bagukuraga kuri scholarship. So naratsindaga kabisa ibintu byanjye narabikoraga then weekend tugatwika. That's it. That was my life muri Mississippi. I was living a life of a party. Muri spring break tukagenda za Dallas, tukajya za Panama City, everywhere. Tangira za ATL party. Now, muri Mississippi rumva all black school. Abanyamerika black Americans. Hari ukuntu bitwara uri gangster. So nanjye kujya nitwara mu gangster. Ururimi rurahinduka right now I can talk. Niyo mpamvu rwahindutse. Na accent ufite byo umva harimo na ikintu cya black American accent ya rumva ndaruhindura bitewe n'umvugana nawe. So nangira kujya nitwara gangster nitwara uri different nagira no muri community z'abanyarwanda nambaraga biri different wagenda naga imbunda no ntago we wayitunze no baseball bat wagenda yabuko bitandeze it's gangster bro like Mississippi ni ndoro ufite umujinya bakeshi twabaga tugira njyaga throwing a party muri dome yanjye nigeze kugira beef n'umunya African American over a chick aza kuza nka sasta z'ijoro muri dome yanjye turarwana we had a beef so I had a baseball bat agomba kurarana intwaro so habayeho scraff nk'iyo ariko kubera ko yantanye mu cyumba cyanjye naramureze baramufunga ngewe ariko twaramupampinze nagiraga ama beef n'abantu ntabwo wishe umuntu ntabwo nishe umuntu ariko hari uwo wamugaje no akenshi ikibazo cyanjye nanywaga anakunaga ku bintu byo kurwana igihe nari umusore cyane kurusha ubu ngubu I used to lift weights ndi muri college urumva muri college uragenda ukarya amaraso aba yanashyushye urumva no kunywa byera ubukeneye no kuba uri ku kantu so I used to lift a lot of weights so I was really strong physique and koko n'imbaraga ziba zikurye niyo mu Rwanda najyahaga muri vacances umuntu akandeba nabi cyangwa kankanagira ku nkweto cyane buri abirabura umukandagiye ku nkweto ye nk'umusaba imbabazi murabipfa natangiye kwa adopting like ngiye ukuntu mera buriya ushaka kunjyana Nyamirambo nyuma y'ibyumweru 2 ukagira ngo narahavukiye wanjyana Rwisirabo mu nka nyuma y'ibyumweru 2 nkazishora nkazisetura nkazikama nkazihumuza aho navukiye mu nka ngira adaptability iyo ni personality yanjye aho ngeze sinjya ngira irungu ngiye bura ntabwo ushobora no kugira depression muri Amerika abantu ngo bagize depression aho ngeze nkwiramo Mississippi ndarangije bachelors ngo nayirangije n'amanota yanjye meza ariko ndibuka ndi mu mwaka wanjye wa nyuma nigaga civil engineering byo gushanya imihanda n'ibiraro ndaho mbona amakuru yuko president w'u Rwanda n'uwa Uganda n'uwa South Sudan bashize ibuye ry'ifatizo
mu kubaka uriya muhanda wa gari ya moshi. Aho niho nahise mvuga muri masters reka nshaka ikigo nakwigamo maîtrise mu bintu bya railroad engineering bijyanye n'imihanda ya gari ya moshi. Imihanda ya gari ya moshi. Aho niho na bita kugira speciality muri ibyo. Masters. Just get a masters. Nda applyingayo mbona full scholarship naho. Wow. Yeah. Ubuzima ntago ever since ntago nigeze ndeba inyuma. Mbona full scholarship as a graduate research assistant, nakoraga research, mpembwe ibihumbi nka 2 by'amadolari ku kwezi, mbayeho neza. Ebana, nuko nize masters yanjye. Nizeyo ndi mu mwaka wa 2 wa gihembwe cya haburi gihembwe kimwe ngo graduating a masters, mfata inzira njya mu Rwanda kujya kwiga kuri iriya project ya SGR, abantu benshi barayizi, Standard Gauge Railroad. Ngeze mu Rwanda bagira program yitwa capacity building, badeba abantu bari special bakabohereza hanze kwiga nibyo. Nuko ngo nagiye mu Rwanda banywereza muri Kenya muri Minefra, najyanywe na Ministry of Infrastructure tujya muri Kenya, njyana n'aba engineers bo muri RDF, engineering department, n'abantu bakeya bari bavuye za UK kwiga systems engineering ibintu bya railroad, ariko akaba ari ngiye umuntu wize design na infrastructure yayo, understanding of the highest level. Nukuvuga niwe wari uwa mbere mu Rwanda uri kuri urwo rwego. I don't think ko mu Rwanda n'uyu munsi tuvugana n'uyu munsi. I don't think so. Abenshi nyine bagera bivuge bisobanura nuko kugeza n'uyu munsi ntago uri sure, nta nubwo bizi ko hari umuntu ufite uruhe rwego rw'byitwa gute, ongera ubisubiramo. Wize railroad engineering kubera ko urumva yari specialty yanjye, nakoraga design, nakoraga research muri railroad, nibyo nari focusinzeho. Design, kuyishushanya, umuhanda ucamo, kumenya uburyo umuhanda bawubaka, kumenya ngo ni toni zingahe umuhanda wa supporta wakwabasha kwa accommodatinga, byose ayo ma studies niyo yari research yanjye. Kumenya ngo umuhanda uzamara igihe imyaka ingahe, ibyo bita life cycle, life ya project. Nibyo bintu nigaga muri masters. Wigaga cyangwa wize? Nibyo nize, nibyo narangije. Nibyo ufite mu isu dropping out. Nibyo warangije mu ufite mu masters. Nibyo narangije muri kuri University of Illinois muri Urbana-Champaign. Amasaha 2 uvuye muri Chicago. So byari muri 2015. 2015. Fata amezi 8 njya mu Rwanda, batwohereza muri Kenya n'abandi ba engineers, tukajya dukora ibyo bita at the end buri cyumwe twohereza report muri Minefra kugira ngo barebe ibyo turi kwiga. Mbese ubwo najyanye n'abo bantu kugira ngo bagire ibyo bita hands on experience. N'aba engineer basanzwe ba civil engineers, ariko batigeze bagira experience mu bintu bya railroad. So Kenya yaratangiye kubaka Mombasa Nairobi umuhanda wa gari ya moshi. Kuko ikintu cyatumye mfata icyemezo cyo kwiga railroad engineering, baje ari company nakoreye yitwa Union Pacific Railroad. Niyo ya kabiri muri Amerika muri ya railroad. Ndayibona hano hose. Urayibona hano hose. Ya kabiri ni yitwa indi ni yitwa BNSF. So baje kurekrita muri aho nigaga bachelors. Bakoze presentation baravuga ngo economy ya Amerika irunninga, bikabivuga mu Cyongereza. The economy of America runs on a backbone of a railroad. Bisobanuye iki? Ubukungu bwa Amerika bubaho kubera urutirigongo rufasha umubiri w'umuntu. Na economy ya Amerika ifashwe n'iki? Na railroad. Na n'imihanda y'amagare ya moshi ashushanyijemo muri Amerika. Kubera iki? Kuva muri Coast California uja muri DC railroad. Urumva niba hari ibintu bohereje bagenda bagira ama stop centers, noneho amakamyo akaza agira guta distribution. Ni uko nguko economy ibintu byihuta. Ntumta ntekereza ngira vision, ndavuga u Rwanda turi landlord, byo bita landlord countries, ni ibihugu bidakora ku mazi. Ndavuga man, u Rwanda rukeneye railroad. Iyo ariyo vision yanjye. Ndavuga ibi reka mbyige, mbonye president bashizeho n'ifatizo, ndavuga man ibintu baratama ndagije kubyiga, nzaba ndi kiri ishyushye ku isoko. Ndetse kucyo utakiri ubu ngubu. Ndacyariyo. Muravugana kuko nzi kwaje kuzamo ibibazo politike na Uganda. Ibibazo ko umuhanda ugomba kuva Mombasa Nairobi ikaza ikagera Kampala ikagera igaturuka igatunguka i Rwanda. Barabyimura babijyana bakora ibyo bita Central Corridor. Iyo ari bitaga Northern Corridor mu majyaruguru. Bahita bacisha muri Central ubu ngubu na n'ubu baracya. Ku projet ntago irahagera. Iracyari mu bibazo. So urumva ntago nari kwicara ngo ntegereze. Kuko muracyarindiriye hari igihe muzongera gusubira mu Rwanda kujya gufasha. Ibigomba kuzakorwa kuko u Rwanda rurabikeneye. Kuko natekerezaga umucuruzi ujya kudeduana kontineri ye muri Nairobi, Mombasa, cyangwa muri Tanganyika bayita Dar es Salaam. Dar es Salaam. Ikaza by truck amakamyo
imihanda yacu ntago yubatswe gusiporta iyo buremere so solution ni iki ni imihanda ya moshi reka twizere ko ari gihe reka nzakugara kuko hari byinshi hari story urimo uraduha y'ukuntu wagezeyo ariko hari byinshi noneho bya experience by'ubu nararibonye ufite ukwiye kuzagaruka none tukabyinjiramo ku giti cyabyo ari byo tuganiraho ibyo byo kandi urabinyemerera ko Imana nidufasha ugomba kuzagaruka tukabiganira twihutse rero uragize masters ugize amashuri Imana yagufashije urarangije waje gutekereza kujya muri finance none gute kujya mu by'amafaranga gute so bigibi rero nibyo bitanye ko nkubwiye maze irumva iyo experience naciyemo ndarangije muri 2016 nibwo narangije masters yanjye ndangiza nta byangombwa byo muri Amerika kugira ngo ube umunyamerika wemerewe gukora nta company nimwe yigeze impakazi kubera iki afite iyi work permit so nangira kubita amahaso njya muri za Hollywood burana mfite amafoto na ba Brad Pitt abana ba Puff Daddy ugiye gukina filime se nari umusekirite ugiye gushaka akazi ko kumusekirite urangije uri engineer ndarangije 2016 ndabyibuka natangiye akazi kanjye kambere nakoraga Uber igitangira muri 2016 mu 2016 ntangira gutwara Uber muri Chicago n'abahungu banje muri Chicago ndangije nkusanya udufaranga nza California kuri West Coast urumva muri 2017 nibwo 2017 nibwo naje muri Cali nangira gukora utuzi tw'ubusekirite gukora mu magroup home wibitseho masters abagande twajyaga dukorana baba security batize bakanserereza akavuga ngo mana niwe mu security ufite amashuri menshi dukorana hano akanera story bana byumvikana imagine ufite masters muri ubwo ruga wametrije mu bijyanye n'imihanda y'agara uri civil engineer qualifié bien ariko kubera work permit murabizi struggles ducamo hano kutabona nta company bishaka kugusponsoriza so ko byagenze man it is what it is ni transition ngiye narinza honjya mbicamo bana bagande hano no hirya nshaka ibyangombwa nishyura umuroya byangombwa byangeraho ndabibona byaramenze cyane ubwo ari abantu babitombora ndabyuka umushiti wanjye mu roommate wanjye naramwapplyingira barayitombora namaze imyaka 7 buri mwaka ya green card ndamwapplyingira arayitombora ngiye mara imyaka 7 byatuzanye nge nabu ntombora buri mwaka imyaka 7 ndishira ntabatarantombora atumbivaho ndavuga ngewe nzishyura umuroya nyine nuko nkuko nabyagenze so nabonye ibyangombwa mu 2018 ese wakoreshe kwideklarara cyangwa no Noya hari ukuntu wishyura abaloya kubera ufite na qualifications z'amashuri n'ibiki byose ufite so nukuvuga hari umundi buryo umuntu ashobora kubona ibyangombwa muri Amerika utarinze kwideklarara nirebye nicyo kibazo cyane nashaka icyo gisobazo kugira ngo gisobanuke the answer is yes gisubizo yego ufite umuloya mwiza ufite credentials zindi ushobora no kuba ufite na PhD umuloya ukamubwira case yawe kabisa ibyo ngibyo ni another story for another day tuzabe ibyo byose nabonye umuntu ugomba kuzajya uza mu kiganiro buri gihe ora yewe naciye muri byinshi ariko reka twite kuri finance ndagira ngo ntiturenze byibura amasaha 2 kugira kitaba kirekire cyane urumva 2018 nibwo nabonye ibyangombwa nibwo nabonye green card cyo genda bitamva muri ubusekirite babo sigane ndabamagana ndabaguriye narabaguriye nabwira muze baguriro mbereke kwiga icyo kwiga icyo bimaze none bagurira kanyuma nabwira peace guess what your company Union Pacific where are you yanteye interest muri railroad yahise ba dream yanjye kuzabakorera ndabyibuka muri zo stories zose party n'ibiki byose n'uburara nakoraga muri college n'iki najyaga gusenga nubwo nabaga naraye mu kabari Sunday najyaga gusenga wararanye umwana abona muraranye still Sunday morning nkajya gusenga ukajya kubisengera cyane rwose ariko ntabwo ari nk'aba bandi babaga bafite umwana bakanza kubisengera mbere yo kubikora so my friend nari narafashe baba recruiters baza gushaka abakozi ku mashuri mu kaminuza yampaye agakarita ke arambwira ati ufite qualifications byemerewe kuba wadukorera ariko kuba udafite work permit ntago naguharinga ambwira ngo umunsi wayibonye uzampamagare guess what muri 2018 maze kuyibona kantu kene narakabitsaga business card ndangije nakabitse muri 2 wow najya nsoma biriya nka kugira ngo utazakibagirwa bro yari dream yanjye gukora Union Pacific where it is the second largest railroad muri America cyo nakoze
mbonye ibyangombwa bitamutera ndamuhamagara yamubwira nabonye ibyangombwa ndi excited nishimiye arambwira ati rero muri company yacu bakasa abakozi nanjye ndi mubo baranyirukaye baramubyeta nawe arambwira ko reka ngoreze nimero y'undi muri kuruta uzabuzigeragereza yamuhamagara ambaye reka resume yanjye babwira story yanjye ukuntu mfite dream yo gukora railroad yabo niki bumva story yanjye iri ngiye buriya iyo bigeze muri interview ndi wa mbere ndi mubi interview ntago nya struggling muri interview ndayikubita interview ndayitsinda mbona akazi kanjye dream job yanjye muri 2019 nibwo nabonye ibaza nanjye 2016 nabonye akazi professional muri 2019 hagataho hasa my friend simbonye railroad ubwo ngubwo ntangira kuba railroad kubera ko akazi tuba turi remote nta state ubu ngubu almost every state nayibayemo niberaga muri hotel nkorera railroad warushinzwe nari nshinzwe dukora icyo gihe position yanjye yari operation manager in training baho du training kuba aba manager baza running operations kuri subdivisions zabo so bagu training umwaka wose nubwo ufite masters uba ugomba kugira experience kuri tele so ya umwaka banjyana za Colorado, Mississippi, Wyoming, Chicago, Minnesota, everywhere hose narabyinjoye ngaho urumva nta kazi nta mugore mfite nta bana naki niberaga muri hotel so ni ibyo ngibyo noneho ndabyibuka muri 2018 nkibona work permit nibwo namenye ibintu by'ifi business ya finance noneho ngiyemo njyanwamo n'abazungu muri business yaro yose umumenta wawe aba afite urufunguzo rw'uko utera imbere cyangwa udindira njyanwamo n'abazungu ntago bigeze bampereza skills bakanca amazi ntiba mbona license mara umwaka nta n'igiceri nkoze ndabireka nigira kubaka imihanda ya gari ya moshi 2008 bwo bwa mbere nge nayibonye nabwo nabonye license bwa 2008 na 18 2018 ubwo nabonye license yanjye ya mbere mara umwaka nta n'urupfumuye nkozemo $0 ndigendera yakwiga gukora by'imihanda mu 2022 nibwo narongoye umugore wanjye yitwa Diane Uwase a beautiful queen Uwase the queen the queen stories urukundo tuzikunda kuri muri ALLY SOUDY Diane Uwase twagupepe ufite umugabo w'umuhanga kandi yambyariye abana beza kabisa imfura yanjye Agasaro n'Ishami Agasaro n'imfura n'Ishami Ishami ni umusaza we ni babiri okay Agasaro na Ishami so nashatse mu 2022 kunyana 3 na 4 nibwo nashatse kujya gushakira policy umudamu wanjye n'umwana nongera kujya kubaza kubera ko izi portfolios dukoresha inzo guprotege umuryango ubwo no gushaka policy avuga mu bijyanye na life insurance yes okay nshaka kugira gute kujya gushaka iyo umugore wanjye n'umwana subiyeyo ntungukira mu Banyarwanda barambwira so waje tugakorana ndabwira wapi ibintu murambwira ibiki ko nsanzwe mbizi nabimenye muri 2018 nta business ndabwira wapi ngiye mushakire police umugore wanjye n'umwana aho niho natungukiye hehe ku mumama witwa Claire Kayitesi shout out to Claire anyintroduce kuri business ndamwangira ndamutsembera arampuza Kayitesi ko ndumva muzi uramuzi ni nawe turakorana no mu associate dukorana muri no business uba muri Lumiere ngendi muri Lumiere seriously yes n'aba Clarisse n'aba Jack I'm coming nibwo ndaje reka mbizane neza n'abantu banje ni Claire ni naho muzi twigeze gukora ikiganiro na ukuvuze Claire Kayitesi numva kuko bari ba Claire babiri icyo giti mu kiganiro umwe muri bo niwe wabimbwiye bica ndavuga mani muri mundeke mumereza ibyanjye nigendere ampuza na mentor wanjye yo nakubwiye ngo umuntu ukumentoring afite urufunguzo gutera imbere cyangwa udindira ampuza na Claire ari we mentor we Claire sorry ampuza na Clarisse umuhongerwa team Lumiere Clarisse umuhongerwa that's right twagiranye ikiganiro cyahinduye ubuzima bw'abantu benshi by the way afite ikiganiro nakoranye na Clarisse umuhongerwa kiriho no hano kuri channel naho kibaza kiri na Lumiere
cyahindi abantu benshi uburyo babonaga ibintu bya finance kumbi nawe niwe naciye mukwe kabisa ndanabishimira Imana rwose she's a strong leader muri community yacu abantu baramukunze zigusobanura ibintu arabisobanura neza kandi ukabona ko ashaka no gufasha ashobora ko business akora ariko ukabona ko arimo n'umutima wo gufasha ikintu gikomeye rwose kuri ALLY SOUDY on AIR naramushimiye n'abakunzi ba ALLY SOUDY on AIR baramukunze cyane so shaka kabisa mbyo nkubwira nkomozaho cyane umuntu ku mentoring arambwira ati Bosco ambera ukuri amyereka ukuri arambwira ati ngiyewe nzakumentoring I'll make sure ko succeeding arambwira you sure umugore wanjye niwe wambwiye ati Bosco gerageza bwa kabiri kiza cyo kurongora neza buriya umugore wase Diane ati bihereza indi chance nuko muri August 2024 nibwo nabonye license yanjye nari narayivuyeho yaragiye expired nongera ndiga mfatiraho ntangira nabwo ndi passive nta so ubwo ibya engineering urabiretse nabwo ukagira business yacu ngira abantu niyo business yonyine ushobora gukora ugikora n'akazi kawe ntago bigusaba kureka ibyo ukora ngira abantu ko babyita to leveraging ahantu uri ariko ni nayo mpamvu ushaka encouraging abajeni tungana abantu bakiri bato niba uri mu kazi ntunyurwe n'umushahara gusa ndababwira ngiyewe in principe ngira 8 to 5 mu gitondo saa 2 za mu gitondo kugera saa 11 z'umugoroba genda ukora undi muntu saa 11 z'umugoroba kugera saa 3 z'ijoro ubaka business yawe so nuko nguko navuye muri railroad ubu nkorera state ya California nubaka imihanda railroad nayivuye kandi nakorera n'umujyi wa Seattle nakorera city of Seattle uyu munsi turi muri Seattle by the way yawugarutsemo atuye muri ntuye California muri San Luis Obispo Central Coast ngo yitwa San Luis Obispo muri San Luis muri California ubu yaje muri studio zacu kandi ndagushimira pe man thank you so much kuza kusharinga your story no kwemera kuza so hanyuma uburukuru noneho muri finance yo ku giti cyawe ukurute kuko hari n'abantu bari hano nibaza ko nawe wa mentoringa wabongize umumenta mwiza ariko nawe uri umumenta mwiza umuntu aheza bibona nawe ntagusanzwe wafasha benshi iyo mpamvu ushaka kugera kuri point yuko naje noneho ntungukira mu banyarwanda bituma banyitayeho nk'umuntu wabo so hari abanyarwanda bavuga ngo impyisi wanyi kurya kurundarunda ntago wambere ibisambo nk'abari abazungu baranyigishije business byose umumenta wanjye arambwira ngo skills zanjye zose mfite business yacu ubwo mentoring abandi bantu kabigisha ibyuzi kugira ngo babe independent unanjye ndi umu independent mfite team yanjye yitwa Divine Pearls ukumva ha lumière ngewe ni Divine Pearls nka mapela mu Bugande nibo bayigira cyane ni pearls Divine Pearls buri muntu wese uri muri team yanjye ni divine so nuvuga ngo nanjye naciye muri lumière ndiga maze imyaka 2 ntirashira ntangiye business wibuke ko nkora 8 to 5 ndi full time engineer 5 to 9 p.m. I'm learning a new skill ndimo ndiga finance icyatumye njya muri finance niki maze imyaka 16 muri Amerika ariko nkakora amafaranga at the end of the month nkibaza arajya hehe kandi muri engineering ngo menshi I was making good money 3 figure kuzamuka so ikibazo baravuga ngo it's never about how much you make ayubasha ubura amafaranga mu byiciro bitatu ukora amafaranga kuya growing up kugira ngo akure babyaza andi mafaranga no ku third no kuya passing on to the next generation aba twebwe rero tuvuye cyane cyane aba immigrants buri muntu wese ashobora gukora amafaranga watwara ubuga gukora amafaranga waba umunjini ugakora amafaranga but kibazo mbaza ni bangahe bashobora kuyabyaza andi mafaranga so ugomba kugera kuri point uvuga ndi amafaranga nkoreye to work for me also the money to work for you sibyo nibyo bintu twiga rero muri the financial services so tavuga rero ntago nakomeza guturiza kuri umushahara reka niga kandi kantu gashobora kunyimereza ubumenyi bwa finance nuko nabigiyemo ndabikunda uraba aba engineers we find solution utanga solution ku bantu so user combining ubumenyi bwa engineering na economy na finance it's a very good combination buriya ngewe ndi umucuruzi karemano niyo gift yanjye
yes nize engineering ariko I am a gifted businessman. I am a gifted entrepreneur. That I know. How do I know? Ni gute mbizi? Aho ni ifi uyikuye mu mazi ukayishyira. Ifi yari iri mu giti igira kiranyererwa mu mazi. Irimo gustrugglinga kurira igiti. Iguye mu mazi yumva ubuzima buroroshye. Tangira koga ira gliding. Niko byagenze. Urumva ko kuri ubuzingo uri umucuruzi ariko uzacuruza iki? Uzacuruza iki? Ngize amahirwe mpura n'umumenta anyigisha ibintu ngomba gucuruza. Wow, mitambi combininga rero na experience yanjye z'ubuzima ndavuga nanjye ngomba kuzajya mbigisha abandi bantu bari bashaka kugera kuri American dream. So nuko nguko naje muri business Divine Powers niyo team yanjye. So nuko nguko twigisha abantu kugira ngo bamenye basobanukirwe economy ya Amerika ikora gute. Uwakifuza kuganira nawe ku bintu bijyanye n'amafaranga kumufasha gusobanukirwa n'amafaranga aho yakongera akainvestisa aho yashora hari n'abakumije n'ubuhamya bwawe waniciyemo n'ibiki bakubona gute mbabarira nimba hari uburyo ufite abantu bakubonamo bakifuza kuganira nawe. Nkuko twaje muri Lumiere ugera kuri level ujya uba uri umumenta w'abandi. So nge ndi mu bantu bakuze vuba cyane muri no business. Sinaberetse impeta umuntu mu myaka inga itarenze iragera no kuri 2 umaze kwinjiza $100 by'amadolari birenga. Iyi ni impeta size bayigwaye hashize igihe kigali. Nayibonye mu kwa 7 k'umwaka ushize. Surumva n'umwaka. So ubu ngo bimashobora kuba bigeze nko muri 400. Ni muri business imwe amafaranga. Kandi wibuke kubera amafaranga. So ruvuga ngo niki? Aho uri hose niba wifuza gutangira business. Iyi niyo business tuzakenera ntuza igishoro kinini. Icyo ukora uraza tukakuregisteringa tukakumentoringa ukajya muri ntukeneye kuba ufite na background mu bintu bya finance. Nanjye ntayo nari mfite. Ibintu byose tubigira kuri tele. Urumva? So naravuze nti uburyo buri formal kwiga ukabona degree ukabona ugakora company ukabona ukaretiringa ntabwo byari bigiye kumpereza. Nari namaze kubibona ko ntazabona American dream. Nabisezeye kugeza ejo bundi ntangiye no business umwaka urashize. Ubu ngubu American dream iri hano iri possible kuri njye n'umuryango wanjye. So nabonye umuvuno wawo ndi wamugana abanyarwanda uyu niwo muvuno. Ubu uyu munsi ari tuvugana engineering nices natanze resignation letter ku kazi kanjye kwezi kwa gatatu ya umujyi wa Mariana leta ya California yose. Yes, naseze akazi. Why? Natangiye business 8 natangiye nkora ndi umu engineer 8 to 5 to 9 nubaka business yanjye bintwaye umwaka umwe wonyine. Nkorera amafaranga angana n'umushahara wanjye mu engineering nkora full time business nyikora part time. This is a reality. Niyo mpamvu nje kugira ngo nkangurira abantu it's possible nawe you can do the same. So tuba muri Amerika ebyiri. Hari byo bita informed Americans kuko waje muri Amerika banje kumenya amakuru sibyo? Information is key. Ngira abantu you are one information away from changing your life. Ya ubuzima bwawe buhinduke. So nkanye nkuko nahuye na Clarisse akamentoringa byanteye ishyaka kugira ngo nanjye muzane izo solutions muri community yacu. Waba uva Bugande turagufasha, waba uva muri Cameroon turagufasha, waba everywhere. So in business nta mupaka gushiraho state uburimo uba wemereye gukora muri state zose. Ubona license muri state imwe ugakora mu zindi state zose. Ukeneye iki? Laptop na internet. Akindi ukeneye. So cyo buryo utubona rero. Mfite nimero yanjye na sharinga nimba ntacyo bigutwaye. Nta kintu bintwaye rwose ngewe ndi umuntu uri resourceful kandi nkunda gusharinga nkora ubwenge. Natangiye ku kigo ari Munyarwanda wa mbere 15 bamaze kukigaho. Kubera iki? Sakaza amakuru ntago mbyihererana. Namenye scholarship nkayibwira abandi. Nimero yanjye ni 708 400 1217. Turongera tuyisubiremo. Yeah. Ongera uyisubiremo. Nimero yanjye ni 708 708 400 1217. Okay, turayandikaho banayirebe neza. Hari ubundi buryo social media? Yeah, I'm kuri Instagram baza kuyishiraho kuri muri kuri title
no muri description. No muri description. Watwandikira kuri Instagram. Just send me in the public, nago ndi private. And yeah, get in touch. As long as uri muri Amerika, we wabikora rwose, turagutraininga, turakumentoringa. Like I said, hey, you can live this lifestyle as well. Ntago tubyigumanira. Kambara impeta y'ibihumbi 100 bro. Ariko ongera yinkizo no bikubezo wabona imari n'umugisha. Ngaho nsengera gifite. Senga mfasha ibihumbi 100. Nsengera nk'umukozi w'Imana. Nsengera mfasha ibihumbi 100 by'idolari. Nabo mushyiremo ndabizi nawe arabishaka. Thank you gufata umwanya nawe gusakaza aya makuru. Ariko uyu ni umugisha nagize nawe ndawe kwifurije. Sibyo? Iki kiganiro tuzakora ari ikindi, tuzakomeza gusakaza abantu amakuru, ukomeze kugira abandi bantu bafite ubwenge basangiza abandi amakuru y'uburyo bakwiteza imbere bagahindura life y'ubuzima bwabo n'imiryango yabo. Amen. So nyibonye no business, I said I am the one for my family. Ubwo ndavuga amina. Irakiri sengesho. Okay. Amina. So nuvuga you are the one for your family too. Amen. You are the one for your family. Amen. So God is faithful. Imana ni nziza. Uko wabibonye naravuze nti iyi ni opportunity Imana impaye kurumva Imana itugeraho ikoresheje abandi bantu. Nkuko byace muri Clarisse na Claire nanjye binceho bikugeraho nawe udukurikiye. Sibyo? Yeah. Take a chance on yourself. Nta n'ikibazo kindi nongera kukubaza rwose. Urashoje ikiganiro ino mpetanditseho Munyaneza mutajya nana yambaye bamfata. Hariho izina ry'umuntu ariko iranaremera ibihumbi 100 biraremera. Nta bintu byinshi nta nubwo ndi bumubwira asezere kuko ndashaka azagaruke. Ndashaka uzagaruke Mitali. Munyaneza Basco. N'abazungu ko bakitaga muri Basco ni Bosco bro. Kambesere kuri iki ngiki. Ni gake cyane muri iki kiganiro. Okay, njyanzana n'abandi bakatuganiriza ubuzima bwabo, buri wese agira ubuzima bwacamo kandi bikagira icyo bihindura ku buzima bwanyu. Mwagiye mubikurikira. Ariko inkuru y'uyu mugabo yatuganije kuva mu Mutara. Ibyo yakoze ku mashuri, yitwara nabi, aho bamwirukanye, aho yakoze uburara akabeshya ababyeyi, aho yabeshye korari yarimbagamo kugira ngo ashake itike y'indege, amafaranga y'imfubyi akayatwara, aho yabeshye byinshi, aho yageze muri Amerika wumvisha ubuzima kuri bwamugoye, aza kwiga muri Amerika nta minerivare afite, ariko akitanga agakora kubera kugumana focus, kugumana gushaka kugira icyo ageraho mu buzima, ariko kiri positive. Ariko shitana akanga nabwo akajya mushuka n'ibindi, ariko ntaruzinge focus. Ikindi ntaruzinge kujya gusenga nkuko yagumije bigarukaho, gusenga n'ibiki biza gutuma aba uwari uyu munsi, biza gutuma agera kuri byinshi agezeho. Harimo kwiga, yabikubwiye, hari n'abagande bakoranye muri Los Angeles atarabona cyangwa ajye muri Amerika, ariko nyuma aravuga ati murabonye icyo kwiga bimaze. Kwiga ni ikintu gikomeye. Ikindi gukorera igihugu, urumva yagerageje no gushaka ibyo yiza, aravuga ati nimba His Excellency Paul Kagame na Museveni bagize ibi, hariho chance ahita ajya kubigigira maîtrise. Kubera gusa inkuru abonye i Kigali ajya kwiga maîtrise kuri icyo kintu, aranamanuka ajya ni Kigali. Nuko hajemo ibindi bibazo, ariko aracyabifite ku mutima, igihe cyose ashobora kuzasubira gukorera igihugu. Ntago nabimubajije nti urateganya ryari cyangwa iki, ariko nabyo tuzabigarukaho mu bindi biganiro, kuko ari afite ubumenyi, afite byinshi aciyemo, afite experience. Ntitwagariye ku gakiza ke kuko ubu ni umwavangelist, ni umukozi w'Imana, nabyo tuzabigarukaho mu bindi biganiro, ndetse n'ibi bya finance no tubyinjiremo no kurushaho mu biganiro by'ubutaha. Niyo mpamvu ntashaka ko usezera, sindi bunakubwiye ngo ufite icyo ku mutima ubwira abakurikira ALLY SOUDY ON AIR. Ndagushimira, thank you so much kuri ino episode. Imise nyite episode ya mbere nanjye nawe. Yes sir. Izindi zigomba kugaruka. Stay tuned. Reka ngushimire buri wese ugumye gukurikira ALLY SOUDY ON AIR. Bino biganiro bigera ku mutima, unabisharinga ukabiha n'abandi, ugakora subscribe. Ndagushimiye cyane. Ndagushimira nawe Abu Bobex Studio, behind the camera, behind the lighting, amatara, amashusho meza, amajwi meza, byose. Tujye tumushimira cyane Abu nawe yadufashije, ndetse n'abandi bose badufasha muri team ya ALLY SOUDY ON AIR bajye baza bakadufasha. Nanjye ndi ALLY SOUDY, nanjye mujye munshimira ntako mba ntagize. Nshimira umugore wanjye nawe ko studio iri home studio, baba baturetse abana baba bacecetse batavuga, ni ikintu gikomeye. Nabo njye mbashimira abana banjye, aba sister banjye, tubana n'abandi bose, team yose, bose ni team ya ALLY SOUDY ON AIR. Babwire ngo bye bye, ciao, nakagaruka. Mwiriwe, mwaramutse aho muherereye hariho hose, ni Clarisse Muhongerwa ubagarukiye. Bamwe wenda bambonye kuri podcast ya ALLY SOUDY ON AIR, turi kuganira ku bintu bijyanye na finances, aho yazaga konsura muri office yanjye.
nje kubashimira cyane cyane abantu banyandikiye, abantu bampamagaye, abantu bakomentinze kuri video twakoze. Nukuri nasomye buri comment yose, nasomye buri message yose, nubwo ntabashubije individually, ariko mwumve ko nabisomye kandi nabyitegereje. So ndabashimiye cyane kuri feedback, ndabashimiye abambicinze out, ariko nisegura cyane no ku bantu ntashoboye gufasha bitewe n'ibihugu baherereyemo. Ntago ndamenya financial system yo mu bihugu ntabayemo cyane cyangwa se ntizemo. Ndi familiar cyane kuri US na a little bit na Canada, ariko nk'abari mu Rwanda ndacyabyigaho, wenda muri future hari ukuntu wenda nzabafasha, ariko kubw'ubu ngubu abantu bo muri US na Canada nibo cyane cyane dukorana nabo. Ni nabyo bigo binini muri financial industry dukorana nabyo, so mfitemo information ishobora kugufasha. Again no kubashimira, ariko noneho nshaka no kubasobanurira muri detail y'ibyo dukora, kuko video yari ikiganiro urebye nka introduction ibwo yari yaduje kudusura kugira ngo mutumenye ibyo dukora ni iki. Tuvuge nk'ubu ngubu uri business, ufite business cyangwa se wifuza gutangira business, turakugira inama muri business planning, cyangwa se n'ufite existing business tugufasha muri tax planning. Ibyo bikora gute? Nukuvuga ngo muri iki gihe muri US abantu bari gufilinga taxes, okay? Guhera mu kwa mbere kugeza mu kwa kane baba bari gufilinga. So icyo gihe ni igihe wishyura cyangwa se bakugaruriza amafaranga bitewe n'ukuntu wafilinze cyangwa se n'uburyo winjije umwaka washize. Now hari abantu bishyura kubw'ubu kutamenya strategy zo kugira ngo basevinge ayo bishyura. So turagufasha ku making sure ko icyo gihe kugira ngo wishyure tugufasha muri tax planning. Ubu ngubu muri uyu mwanya guhera mu kwa mbere kugeza muri December turi gufasha ama business ukuntu baza strategizinga umwaka utaha nibazishyura imisoro munini kuruta uko bagombaga kwishyura, you know. So niba uri mu business wona ufite ikibazo cy'umusoro wishyuye last year cyangwa se wishyuye uyu mwaka, tugane tukurebere wenda uko waba warabikoze cyangwa se forms waba warafilinze twagufasha. Ikindi wenda navuga ku bantu bashaka gusavinga for retirement. So hari igihe ushobora kuba ufite ikigega nka 401k cyangwa se ushaka gusetting up retirement account, nawe turagufasha bitewe n'ikigero ugezemo. Retirement burya uyitangira igihe ushoboye, level yari yo yose uriho financially ushobora gutangira ikigega cyo gusavinga. Ikindi cya gatatu, tuvuge uri umuntu ukunda kuvuga uti ejo hazaza hanjye hameze gute, wita kuri emergency fund, wita again kuri savings, nawe tugane tukugira inama uburyo ushobora kuinvestisa ahantu cyangwa se gutangira kuinvestinga cyangwa se gusavinga ku buryo uvuga uti ndi gusavingira inzu, ndashaka kugura inzu muri future, cyangwa se gusavingira emergency fund, cyangwa se gusavingira cya gihe ushobora kuba udafite akazi. Erega ubu ngubu ufite akazi uratekinga care bills zawe n'ibiki byose, ako tekeza wa munsi utazaba wakoze, ese ufite emergency fund cyangwa se ufite backup y'icyo gihe. So ibyo nabyo twakugiramo inama. Ikindi wenda nukuvuga ngo tuvuge ufite umwana, ufite abana ushaka kuba saving for college. Abantu bari muri US barabizi ukuntu college ihenda. Uyu munsi niwe ubyaye umwana afite umwaka cyangwa se afite amezi angahe, ushaka umusavingira for college, washyiramo $50, washyiramo $100, ayo mafaranga bitewe na interest ubona arageraga kaba amafaranga hagije kurya adakeneye gufasha student loans. Wumve anything financially, wiba wicara ugatekereza ati ukaba ufite akabazo financially, mu by'ukuri nibaza ko hari ikintu twagufashaho. Nibyo tudashobora kugukemurira twakohereza muri network yacu bashobora kugufasha. Dukorana n'ibigo bikora ibintu byinshi bitandukanye. We meet you halfway bitewe na budget yawe, bitewe nuko wifashe. Ntiwumve ngo ni ibintu by'abantu bagezeyo cyangwa se abantu bafite amafaranga. No, waba ufite 100, waba ufite 1,000, waba ufite 10, waba ufite miliyoni, aho uri mu buzima bwawe niho tugusanga tukagufasha tukakugira inama. So again, nitwa Clarisse, I'm a CPA by profession. So any questions waba ufite zijyanye n'imisoro, zijyanye na financial services, cyangwa se umuntu wumva ari stuck mu buzima bwe akavuga ati I need a switch, ndumva nshaka kwinjira muri financial industry, ushaka career change, nawe utugane. Dukorana n'abantu baza kwiga just kubumenye cyangwa se bakabikora on the side. So twakubera aba mentors, twagufasha ku stepping in muri industry kugira ngo
nawe ugira icyo wigamo cyangwa se ugire icyo wumva wakuramo. Ndabashimiye cyane, byari ibyo nashaka kubabwira. Nongera nshimira abantu ba reaching out, abampamagaye, abakomentinze, narabibonye byose kandi nukuri nabo ntarasubiza, mwumve ko nzabasubiza. Again, thank you so much. Let's keep in touch. Check 1 2. They got it going on, homie. Let's do this.